love in art. We choose to art for better life. Okay, amazina banyita na Brown, amazina ababyeyi bakabanyita Imana Swed, ariko cyane cyane abenshi bakabanyita Ndogo. Nk'umukomediye, umukinnyi wa filime n'umwanditsi. Okay. Nagarutse nga mfite ijambo nshaka kutuganiraho twese hamwe muri rusange, ari ijambo bita school dropout. Mbese school dropout wo byumva gute? Ndashaka tubyumve kimwe twese muri njyana, sibyo? Ukuntu bimeze. Ndashaka turebe muri systeme, turebe wa mwana wavuye mu shuri atarangije. None twongeye turebe wa mwana wavuye mu shuri ndangije nkanjye. Turebe impamvu aho hantu habiri. Okay, tujye kuri wa mwana wavuye mu shuri atarangije. Wa mwana ashobora kuba yaravuye mu shuri atarangije kubera impamvu runaka. Ishobora kuba ari poverty, ubukene. Hari ikintu bita family violence. Mbese family violence ni iki? Ya mirwano ikunda kuba iterwa n'ababyeyi. Ugasanga papa yakubise mama, ugasanga mama yakubise papa. Umwana ashobora kubyihanganira ngo yicare mu ishuri ashobore gutekereza. Urumva iyo yaba impamvu ishobora gutuma umwana akora rya jambo bita school dropout. Ubwo bivuze ngo nituramuka twe nk'ababyeyi cyangwa ababyeyi bacu baramutse birinze ya mirwano kurwana mu rugo, bivuze ati bizatuma abana bacu biga neza. Nkanjye wo mukomediye rero twajoininze umushinga bita Love in Art, akaba ari umushinga wateguye amarushanwa akaba yita Inkingi Art. Nukuza ukajoininga, baguha link ugashyiraho, ukaza mu marushanwa, ugakora ikintu ushoboye kugira ngo kigufashe mu buzima bwawe busanze. Muri bwa buryo bwa wa mwana ufite talent, uwo mwana ashobora kujoininga iyo link, ukagerageza amahirwe yawe tukareba nimba ari icyo twagufasha. Nkanjye na Vindi tayari gufasha mwana, nditayari gufasha buri mwana wese uzitabira amarushanwa, ukaza ngushyiramo byo ndimo kubera ko ibyo ndimo urwego rumbingejejeho, ndabishimira Imana. Ikindi navuga, mbese ni gute twaba intambwe ya mbere guteza art imbere mu gihugu cyacu? Biraza guturuka kuri wowe, nanjye n'undi wari we wese. Aya mahirwe n'abacike rero. Aya ni amahirwe twazaniye abanyeshuri muri secondaire. Guhera S1, S2 kugeza kuri S6. Waki uploadingira ka video kawe, ukagerageza kwerekana impano ushoboye. Impano yari yose turi tayari kugufasha. Love in Art yatumeneye amahirwe hano. Kandi ukwibaza ati mwe bya bindi byo buntu, harimo n'ibihembo da. Ubu ngubu nuko uploadinga ka video kawe katsinda ugatsinda. Ubu ngubu ibihembo ni tayari. Kandi mbibutsa yuko aya ni amahirwe y'umwana w'umunyarwanda. Secondaire twabazi Love in Art mu Kadomo. Hallo! Nari mpfuye ndagaswingiye. Wagiye sha.